Satani akoresha ibisindisha, itabi, icyayi, ikawa kugira ngo agundirire isi mu bubata. Utanywa icyayi anywa ikawa. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi usanga mutayiteka ariko mukaba muyinywa mu bundi buryo. Impamvu ngo Satani akoresha bene ibyo bikangura mubiri ngo ni ukugira ngo agundirire iki? Isi mu bubata bwe. Noneho ubwo bubata yigundiriramo, ejo twabonye ko isi imeze nk'umurwayi wo mu mutwe. Noneho ubwo bubata bwo gusarisha abantu bagata umutwe bakananirwa, ukajya ubona umuntu umuvugirije ihoni mu muhanda ukabona arakanuye, amaso avuye mu mutwe, ashatse kukwica ari ihoni, ahubwo umugonze byacurike. Satani yatumye icyaha kigira ubushobozi bureshya. Mu kugira ngo Satani ashobore kugera kuri iyo ntego yo gutuma abantu ubuzima bwabo babuha agaciro gake. Bwa mbere, icyaha yacyambitse akantu kareshya gahamagara, bise cyambitse ubwiza. Kabiri, ubwo yakizengurutsaga umucyo urabagirana, kandi anezezwa no kubona ashoboye kugundirira isi ya gikristo mu bubata bw'akamenyero kabo ka buri munsi, bakemera gutegekwa n'ipfa nk'abapagani. Noneho ibyo byose buri muntu wese akwiriye kubizirikana ko uko umubiri warazawuha agaciro gake, niko Satani azarushaho kuwukoresha, niko azarushaho kumutegeka kugeza ku mperuka. Mu byo Satani yashyize imbere yagundiriye twasomyemo ngo ni ikawa, itabi, hari n'ahandi ntari busome, insenda, ngo n'ibindi bikangura mubiri byose, ngo Satani yabikoresheje ashaka kugira ngo isi ayigumishe munsi y'ubutware bwe. Nari ndi gusoma muri iki gitabo cyitwa Free from Addiction, hari ikivugo njya nsomamo kikantera ubwoba, kivuga ngo ni umusizi wanditse ari kuvuga intuza yitwa ngo I drug, ngewe ikiyobyabwenge ni iki. Reka ndebe ko Imana imfashe mbona iyo page, maze mwumve uko uwo muntu yavuze, kandi koko pe nshaka kugira ngo mwumve uburyo Satani ari mubi. Imana imfashe nyagireho ayo magambo. Imana imfashe nyabone vuba, kandi nintayabona ndaza kubabwira page. Naho bavugaga ikiyobyabwenge, bari kuvuga ati ibiyobyabwenge ukuntu ngo biyoboye isi, ari kuvuga ukuntu benshi babiyobotse bikaba byarababase, byarabahinduye ingaruzwa muheto za Satani, ngo babiturukije ku tuntu duto. Ndi kubona ntari guhita mbona iyo page iri kuguruka mu bwenge, ariko ndaza kwishaka nitonze ndabibarangira. Aho bavugaga ngo ni ngewe ngo nyiri inama n'imigambi ikomeye. Ubwo ngewe ibiyobyabwenge ni nge mpuzanzira rya buri muntu wese, ni nge soko y'umunezero mu isi, ariko kandi ni nge ntandaro y'umubabaro. Uwanyoye kuri hashishi ahita amaso ajya mu mutwe, umuziki akawumva neza. Yitwa hashishi. Hari ni zimwe bajyaga bakunda kuvanga imbuto, bakavangamo itabi, bakavangamo sinibuka ibindi bavangagamo, ku buryo kibajya bakunda gukoresha ibintu by'ibitiyo binini, ukabona umuntu yicaye aragitumuye, arakanuye, amaso avuye mu mutwe.
yahitaga ajyamo anezerwa, si byose sikundi kubivuga nkabona wagira ngo ntimubizi. Reka njye kubyo muzi. Wenda mu biyobyabwenge byinshi biriho, ikawa irimo. Mushobora kuba mutarinywa muri ubu buryo bumwe ariko murinywa mu bundi, kandi abantu banyoye kuri energy drink. Tababona mani bahumugisha murabyemeye, abandi ntibari kubyemera, kandi aba banyoye kuri Gatorade. Kandi abanyoye ama electrolyte drinks, ziba ari iz'amazi, ziba ari n'izindi. Murakoze. Sumva ko buri muntu wese afite icyo yanyoyeho. Wenda duhereye kuri energy drink, mu gitabo cyitwa A Comprehensive Guide Health Science, page 107 barandika ngo one can of energy drink contain caffeine of 80 gram to 300 per can. Ngo grama 80 caffeine irimo ni hagati ya grama 80 na 300 agakombe kamwe. Iyi Monster nibwo ni kuri Monster. Isukari grama 27 kuri 55 karaga kanista kamwe. Ubwo grama 25 n'utuyiko 7 tw'isukari, hagati ya 27 na 55. Ubwo ikawa niba ari grama 80 kuri 300 ni hafi utuyiko tugera kuri 10 na tungaye tw'ikawa. Gatatu hari yitwa taurine, ariyo bajya bita improving muscle and brain stimulation. Hakazamo n'ama flavor ari artificial flavor, bagashyiramo preservative, harimo ascorbic acid, bagashyiramo benzoate, bagashyiramo n'ama electrolyte, ubwo ariyo yeza sodium plus na potassium Na plus na Ka plus. Ubwo noneho side effect noneho ni heart and blood vessels. Ubwo ku mutima hatangira rapid heartbeat, kiri cyambere, umuvuduko mutima utera cyane, ayo bita tachycardia, irregular heartbeat. Ubwo gatatu increase blood pressure, umuvuduko w'amaraso kazamuka. Ubwo bwa mbere umutima wateye cyane, umuvuduko w'amaraso urongerwa. Gutera k'umutima kugira imihindagurikira, rimwe cyane ubundi gake. Hakazakurikiraho ibyitwa chest pain, kuribwa mu gatuza. Hakazamo narrowing of blood vessels, byo bita vasoconstriction, ubwo imitsi gatangira kugenda iba mito. Urakoze. Ku bwonko bitera ibyo bita anxiety. Ubwo mu Kinyarwanda kiza niki? Anxiety ni uguhangayika, n'ubwihebe. Dukoresha imvugo guhangayika. Restlessness, ubwo ariyo bita jitteriness, ubwo ari byo kudasinze, kutaruhuka, kumva unaniwe niba utayinyoye, kumva ukomeje kugira itendwe. Nervousness, bise gupanika, kudatuza. Hakazamo n'ibitwa tremors, shaking, ubwo ari byo bita shaking hands, gutangira isusumira. Ngwinye icyo cyari Ikinyarwanda cy'akarere, hari banza sinzi. Inkukumyi ntabwo none ngenzi gususumira ari ukugutitira, sibyo ra? Ubwo rero inkukumyi iyo ntayo nzi pe. Ubwo wenda nacyo kiriho. Ubwo avuze ko isusumira ngo ari ukuba uhagaze ahantu harehare.
oya yibita phobia, ubwo ni nka aerophobia, ubwo umuntu utinya uburebure bw'ahantu. Abo ngabo rero batandukanye n'ibyo. Izi energy drink kandi ubwo muri uko gutuma umuntu atangira kugira ibyo bita anxiety, depression irazamuka, ubwo ubwihebe bukiyongera. Ikindi kubura ibitotsi bikazamuka, ubwo ariho hazatangira kugira ibyo bita nervousness, ubwo ukajya wumva ugapanika ibintu kubera ko ntiwaruhutse, ku bwonko butaruhutse barajya bagukorera ikintu bitume utabyakira vuba. Niba wenda bateri yawe y'imodoka ipfuye ukabita ari kwaka, ugomba gutuza ugashaka ikindi gisubizo, si byose? Ugashaka niba ndayisaba ari we ndi buhamagara akaza kuntwara, hareka kuvuga ngo ubwo baranyica, ngo ubwo se ngo nanjye ndi ikigoryi, ngo kuki ngo burango nemeye ko kuyizimya, ngo iyo nkomeza nkayireka igakomeza ikaka. Ibyo byo kwicuza, ugatangira kwicunuza, ni ibimenyetso by'uko ubwonko bwawe budahagaze neza, biturutse kuri za energy drinks. Kuko umuntu ahora mu mbaraga, ahora ashaka ibintu byo kuboostinga umubiri we, byo kumwongerera imbaraga, igihe azaba ageze mu myaka y'ubukure azatangira kujya arwara indwara zitwa za Alzheimer, kuyoyoka k'ubwenge, batangire kwibagirwa kenshi kubera ko ubwonko wabukoresheje cyane. Igihe cyawe niba ugasanga uri nko mu mwenda, niba uri mu myaka 40 ugasanga uri gukoresha nk'imbaraga wari kuzakoresha mu myaka 60 iri mu myaka yawe ya 60. Niba umuntu yakagombye gusinzira akaba ananiwe, ikikwereka ko ubwonko bunaniwe nuko utangira guhunyiza. Mu gitabo cyitwa Vivre sans stress barandika bavuga ngo niba umuntu ananiwe yakagombye kujya afata icyitwa siesta. Ushobora kwicara mu modoka yawe ugahumiriza. Kwa kundi uhumirije baravuga ngo niba wari ufite imfunguzo mu ntoki zikaba ziguye hasi ukaba ushigukiye hejuru, ngo komeza akazi kawe, ubwo ubwonko buraruhutse. Ubwo ni ku manywa. Ntago bakubwiye ngo genda ufate Monster, ntago bakubwiye ngo genda ufate Red Bull. Ariko bitewe nuko ibyo bintu ari by'abantu bari gukoresha cyane, ngo bitumye ngo Satani icyo abishaka ngo ni ukugira ngo iby'Imana abantu bajye bifata mu buryo bworoshye. Muri iki gitabo harimo andi magambo cyitwa kwirinda, bavugamo paje ya 74. Ku bafite icyongereza ni 95 haranditse ngo kunywa imitobe mibi bitera uburwayi. Kunywa indwara z'amoko atandukanye nko kuzura kw'amazi mu ngingo, kubyimba k'umwijima, gususumira no kuzura kw'amaraso mu bwonko, kenshi bikomoka ku kugira akamenyero ko kunywa imitobe ikarishye. Ku banywi benshi nibyo nkomoko y'indwara z'akarande, bamwe bicwa n'igituntu cyangwa se kugagara bitewe n'irari ry'ibinyobwa, abandi barwaye igifu, ingingo zabo zibanze ntizikora, kandi abaganga bavuga ko barwaye umwijima, nyamara yaba bamenaguraga ingunguru z'iyo mitobe ntibahurwaho igishuko, imbaraga zabo zibeshaho bangirije zakongera kugarurirwa ubutaraga. Noneho muri iki gihugu usanga huzuye imitobe myinshi. Ku bana babageneye izabo iyaba imitobe, hari nk'ubwitwa ngo bwa Caplesan, hari n'ubundi bagiye babashyira Bexa bakagashyira mu ntuzanye, iyo banditseho ngo ni vitamine B, ubwo umuntu akaba yumva ati kari akantu karuzuye.
noneho ngo abantu benshi indwara zaragiye zirabadukira bitewe n'ibyo binyobwa abantu banywa. Abandi mwageze aha murabibatiza, hari ibyo mwise twagezeyo, ibyo mubirambiwe mwadukira ibindi. Niyo mpamvu ujya ubona umuntu akigera aha, hari igihe iyo atabyibushye vuba, ubwo uwo muntu hari icyo yagiye akora, hari ibyo yagiye yiyima. Maburate hari igihe yaba ari umubiri we, ariko abenshi azaho abiguye urwuba. Wigeze arya pizza ya pepperoni ngo ni utunyanya turiho ngo yabonye pizza nziza, akajya yitangira ubuhamya, yari umwizera. Tumubwiye ngo ni ingurube yarajya arihagaburiye arigitira, ubwo urumva ko hari icyo yaraguyeho. Rero iyaba abantu bafataga ibi binyobwa byinshi banywa, bagafata umwanya wabo bakikorera ibinyobwa bikwiriye, benshi indwara mukunda kurwara zakabaye zijya kure yanyu. Bitewe n'ibi binyobwa bibi, ari byo biyobyabwenge twashatse kugira ngo dutindeho, abantu benshi babuze imbaraga, akajya muri siporo, yajyayo akajyana ngo ni ama electrolyte, abandi bakajyana izi z'ama booster, ngo kugira ngo akore siporo igihe kirekire, wenda kujya guterana n'andi amakofi. Ko siporo ari ukunanura umubiri kugira ngo uhore ufite ubutaraga, uhora ajya guterura igintuza cy'ibiro 100, 200, uzahangana nande. Hari filime wenda kujya gukina, hari akabari wenda kujya guhagararaho ngo uri bouncer wako. Tiye tunamenya ntitukagendere kuri aba birirwa bamamaza ibintu ngo ugendere ku byabo. Ugendeye ku byo bamamaza, yewe ntacyo utarya. Inke ibinini baramamaza bati imiti itera ibi, maze ugasanga umuntu byose arayobotse, ugasanga ahasigaye urahangirikiye. Ibiyobyabwenge ni indwara imaze kwibasira abantu benshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aho ko bajya bakurikirana, muzabaze n'aba bakobwa bazagende mushakishe, nimwe mukunda imisatsi, muzashake mukurikirana icyegeranyo cya kanseri muri Amerika ku bantu b'igitsina gore. Abirabura nibo bazifite cyane kuruta abazungu. Ubwo iyo bakoresheje statistique, hari igihe ushobora gusanga abandi bafite nka miliyoni 100, ariko ari miliyoni wenda nka 500 mu baturage muri rusange, wenda 100 akaba arizo zirwaye, si 1/5. Naho abandi ugasanga muri miliyoni 150 zirwaye, abari ufite benshi barwaye n'abahe? Nabo bafite 50, kuko bafite 1/2 cyabo kirarwaye. Kubera iki? Muzakurikirana muzasanga ngo iyi misatsi iri artificial, bafitemo ibi petroleme bashyiramo. Hari abo biteye ibiheri hano inyuma, hari abandi biteye imvuvu nyinshi, hari abandi biteye ibibazo byinshi, ku buryo ki intandaro ya za kanseri bamwe bashobora kuyiterwa n'ibyo ibyo baguze. Twavuze se ko yirinda muri byose, hatagira ugira ngo hari uwo nibasiye uyu munsi. Ahubwo nuko ndi kubereka ku buryo ki ibiyobyabwenge uko abantu barushaho kubikoresha, ngo Satani ajya binyuriramo kugira ngo atume umuntu ubuzima bwe buha agaciro gake. Noneho uzasanga aribo kanseri bene wacu aribo bayirwaye cyane kurusha abandi.
bari kuduhereza umuntu bakoreye prognosis wananiwe kugenda bitewe no kwiyahurisha za energy drink. Turekera yari ari kuduha urundi rugero rwose, ariko ngewe nari ndi kugira ngo mbereke ko uwirinda yirinda muri byose, kugira ngo buri muntu wese amenye agaciro k'ubuzima bwe, amenye uko akwiriye kubuyobora, amenye uko akwiriye kubutegeka. Ntabwo turi hano kugira ngo mujye mwumva ngo abagorozi barakabya, nudakabiriza ubuzima bwawe bwo buzagukabiriza. Iyo umuntu ananiwe araruhuka, yamara kuruhuka agasubizwamo imbaraga. Niba ari n'umunyeshuri wiga, bavuga ngo ukoresha ikawa, bari kuvuga mu gitabo cyitwa Encyclopédie de la plante médicinale, bari kuvuga ku kawa, baravuze ngo ikawa mu gihe yakoreshwa ngo nk'umuti, ngo ni igihe ubona byagucanze, ubwo bari gutanga nk'urugero rw'umunyeshuri, ngo igihe ubona ibizamini byakubanye uruhuri, ngo kandi nta gihe ufite arejo, ubwo yemererwa kuba yayinywa ari ukugira ngo arebe ko yaramira icyo kizamini cy'ejo. Ariko ni ibyitwa iki? Amaburakindi. None abantu bacu usigaye unywa utuyiko tugera ku 10 kurusha wa wundi uri kuyinywa mu gakombe. Ikawa irabata bitewe na kafeyine, ikagiramo zo hydrocarbure, bikagiramo ibintu byinshi by'amastimira, ikaba ari intandaro za kanseri z'ibifu, stroke, indwara z'imitima, bitewe n'ibyo bintu. Kubera ko turi kubona ko abantu bakomeye babiyobotse, byabagize imbata hano. Umuntu ari kuva navuye mu Rwanda ndeba mbona aricyo kinyobwa cyagezweho, bese ntago bakiyita ikawa, ni ka kofi. Ubwo uvuze ikawa ubwo ni yindi hinzwe, uvuze kakani ko mu gakombe ni ka kofi. Buri wese ari kugenda bungana agakombe, ubwo bari kongera bari gushaka kugira ngo bakore catch up, bafata abaha bo bageze ku rwego rwo kujya bayifata bakayivanga n'ibi bintu bikonyere by'ubunyinya, akagenda ari cyo ari kunywa. Ntabwo turi abacu ngo twigenge bantu b'Imana. Ikindi kora izi energy drink kubyerekeranye n'igifu, ituma amaside menshi azamuka, noneho bigatuma umuntu igifu agira icyo bita stomach irritation, uburibwe bwo mu gifu. Cyangwa niyo mpamvu ubona benshi bumva igifu cyatsa agasuka akarya, usanga buri kanya umuntu ararya ariko ari kunywa, ukabona ntatumba ntatura ubwangati, kwituma ariko nawe ni ikibazo. Kubera iki? Kuko yanyoye bya bintu bihora bikangura umubiri we, akagira ngo ubwo ni inzara imufashe, kandi ubwo ari uko igifu gihiye. Noneho igisubizo abonye hafi akaba ari icyo kurya. Uko ari burusheho kurya niko ibiro biri buzamuke, uko ibiro bizamuka niko indwara ziyongera. Ubundi bavuga iyo babara body mass index ariyo BMI, bavuga ko nibura umuntu yakagombye kuba ari hagati ya 18 na 25. Ubwo ufashe uburebure bwawe ukabushyira muri mametero, ukabugira ukakora square yabwo, ukabukuba, ufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe ubushyize squared. Ubwo niba ari metero 2, ubwo niba ari metero 1 na wenda na santimetero 60, ubwo mwe ntabwo mubara mu mafiti. Urafata metero 1 na 60, ubwo uragera ni 1.62 square. Ubwo hejuru hari ibiro byawe, ubwo ugabanye uhita ubona range urimo.
ni between 18 and 25. Ubwo uwo muntu yakabaye ari muri normal range. None ugasanga umuntu arya buri kanya, niba ari abasore ngo ikiranga umunyamerika ni ukurya, ukongera ukarya, ugakomeza ukarya. Ntabwo ariko biri. Cyakora ikiranga wataye umutwe ni ukurya, kongera akarya, agakomeza akarya. Noneho aho mpavuye, ndagira ngo twigiye imbere muri iki gitabo cyitwa To Adolescent and Parents, banditsemo amagambo ngo many drugs transform the brain into wet paper. Ubwo ni icyigisho cya 6 cyitwa Adolescent and Drugs. Baravuga ngo ibiyobyabwenge byinshi bijya bihindura ubwonko nk'urupapuro rutose. Ni page yacyo ni 123 haranditse ngo many drugs, ubwo ni Proverbs yavuze, many drugs transform a brain into a weight paper. Niba ubwonko bw'umuntu bugiye kujya buba nk'urupapuro rworoshye, ubwo bwonko buzageza umuntu kuki? Niyo mpamvu usanga umuntu ageze ubwo ari kujya agurisha imyenda ye, telefone yari gutuma abona akazi akayigurisha kuko ubwonko bwabaye wete. Bitangirira rero, ntabwo umuntu atangira nk'ibiyobyabwenge bikaze, ahubwo atangira kuri ibi bito bigenda bimwereka ko n'ibindi burya nta kibazo afite, bikamuzamura. Mu gatabo kitwa Kwirinda, Imana imfashe mbona ayo magambo, kagingo kavuga ngo itunda ryabuzanijwe, niko kavuga. Kambanza nsoma yayo kuri page ya 14. Abenshi ni abasora amasaha yabo y'agaciro aheruka y'igihe cy'imbabazi mu binezeza no kwishimisha, mu birori n'imyidagaduro, aho abafite intekerezo zishikamye batemererwa kwinjira, aho umwuka wa Kristo utahabwa ikaze. Amasaha yabo y'agaciro aheruka ahita mu gihe ubwonko bwabo bwagushijwe ikinya n'inzoga n'itabi. Abantu benshi ni abapfira mu bikorwa by'uburukozasoni, bagasoreza amateka y'ubuzima bwabo mu bibi no gupfa ubusa. Mbega uburyo bazakanguka ku muzuko w'abanyabyaha, nta pica n'imwe y'ubukozi bw'ibibi no kononekara isoba ijisho ry'Imana. Amagambo y'ibikorwa by'abakunda ibinezeza akurwa muri izo nzu ziberamo ibibi, agahita yandikwa mu bitabo bagendesha amaguru. Wowe gura imodoka ugende, urukumva ubayeho nkawe? Ntabwo muri kabambi hame ryabo ngo kugira ngo bakunde banezeze, ngo uwo munsi wabo ugende neza. Umuntu ukabona bazanye cya keke ngo yagize birthday, kandi ubwo yizihije kuva yabaho yijihije ageze muri Amerika, nawe si ukurya gataka kirya, ugasanga nari amakorora karamere ari amabara yose bashyizemo, umuntu akiyangiza. Ibintu byica amenyo, mubona igifu bizakigenza bite? Gindi kubiyobyabwenge. Hano ubwo ndi no kugana naho ndi busoreze. Yirinda muri byose. Ntimuri abanyu ngo mwigenge. Ntago abagorozi turi aha ngaha dukabya, ahubwo hakabyinjije n'umwaka. Iyo abantu tubabwiye ububi bw'ikintu, wayabonye ayo magambo? Nani muri iki gitabo cya Temperance? Kanyareba mu Kinyarwanda nihute, n'icyigisho cya 5. Ze ngane ku musozo kugira ngo twihute, urakoze cyane. Icyigisho cya 5 cyitwa Teaching Self. Kandebe ndi gushaka kugira ngo nyabone mu Kinyarwanda ntayabona, ndahita nyakoresha ari mu Cyongereza, ariko bagatangira kuba barwayi b'igifu bitewe n'ibyo kurya.
Hirya noneho bavuga kuri keke, barakomeje bavuga ni 182. Oya, kansimbukire hepfo. Ahari mwigeze kubona ipica y'igifu cy'umuntu wabaswe n'ibisindisha bikomeye? Mwarigeze muyibona? Imibereho imeze nk'iyo niyo iterwa no kurya ibyo kurya byuzuye ibirungo. Iyo igifu kigeze ahantu nk'aho, umubiri urushaho kugira irari ritabasha guhagarikwa, kandi ukifuza ibindi bisumbuyeho ngo haze ibyifuzo bya rya rari rigenda rirushaho kwiyongera. Bobo yiga kugendanywa n'itabi, bitegurira bya bintu bikangura umubiri, irimo ibirungo byinshi. Hirya ugeze kuri ya page Patrick ni 182. 182 haranditse ngo keke nizo nashakaga kugira ngo barizo ntindaho. Abantu keke muzibara, mumbwira ibirungo bigize keke. Bwa mbere ni isukari, ifu y'iki, ifarine, 3 amagi, 4 amata, 5 igitubura, 6 preservatives, higo 8. Oya, twahereye ku mata, amagi, ifarini y'ingano, isukari nyinshi, mujya muvuga gake. Buriya isukari hari igihe kijya kungana n'ifu. Hakayaho iki kindi, igitubura, hakajyamo za korora karamere, ubwo ariyo mabara, hakajyamo sinibuka ari ikindi kijyamo, hakajyamo harya vinegar ntayo bashyiramo. Tugarukira aho ngaho. Muri ibyo byose fata amagi afite protein, afite high proteins. Amata high proteins. Kandi iyo turi gusoma impamvu ubona proteine zo mu bikomoka ku nyamaswa ziba zigomba kugabanuka, nuko kugira ngo proteine zo mu nyamaswa zishobore umubiri ushobora kuzitransforminga, bisaba kubaninga calcium nyinshi kugira ngo umubiri wawe ushobore gukontorora ya proteine yo mu nyamaswa. Niyo mpamvu umuntu ashobora, mu mata harimo calcium nyinshi y'inka, ariko ushobora gusanga umuntu yaragiye akunda kuhetama, kurwara osteoporosis, kuvungagurika kw'amagufa n'ibindi, no kuvunika kwayo byoroshye, bitewe nuko calcium yari irimo umubiri wanayikoresheje nyinshi cyane uri kugira ngo ushobore gutunganyira proteine umubiri ushobore kuyigira. Noneho ubwo amagi afite proteine nyinshi, amata nuko, ushyiraho isukari nyinshi, ushyiraho nari amakorora karamere menshi, noneho abasirimu mwebwe mukongeraho wenda na za dark chocolate, mugashyiramo vanilla, mugashyiramo hasigaye mukabifreezinga, bijya muri frigo se. Noneho warangiza ugahereza bene uwo muntu ngo iyo abiriye ngo biba bimutegurira kugira ngo nawe ibintu bikangura umubiri by'ibiyobyabwenge atangira bikoresha.
noneho ntimukabona abantu babwiye, ubu ndabivuze, ubu mwese muri kubona ndi umupipo ndi umusiti, ariko mwumve ngo ibiyobyabwenge ku bacu ni bibi, ntimukabifate nk'ikintu cyoroshye. Intandaro yo kubona abantu basigaye boroshya ibikomeye akaba ari byo boroshya, aho umuntu umubwira ngo nimbwa ukagira ngo aramera umurizo akaba yanakwiyahura, ariko kumubwira ngo uzarimbuka hava ati atari ko iryo joro muzi riba hehe, ariko uvuze ngo nimbwa ukagira ngo aramera amenyo arasongora umurizo umere abwoya buze ukagira ngo aramoka, ariko ibyo bigahinduka umutwaro uremereye. Ariko kumubwira ngo uzarimbuka ngo ncira ikoresha afite bitandukaniye he? Hari legal drugs na illegal, ako zose zihurira ku jambo drugs. Hari abakoresha, hari abo usanga bahora barya ibinini buri munsi, aho mukora benshi musanga babigendana, hari bitewe n'uko umubiri wabo wamaze kumungwa bakagahorana ibinini. Hari ibiyobyabwenge bahinduye mu binini abantu barahora bagura, hari ibiki bikoraho ko ari ibiyobyabwenge. Hari byinshi twagasomye ariko ntabwo twarenza aha. Hari isano iri mu bwiru bukomeye kandi itangaje hagati y'umubiri n'intekerezo. Hari isano irimo ubwiru bukomeye cyangwa secret, mbese amabanga akomeye hagati y'umubiri n'intekerezo. Byombi biruzuzanya, kurinda umubiri ukabaho mu buryo bwiza, kuwongera imbaraga kugira ngo buri rugingo rugize iyo mashini nzima rushobore gukora umurimo warwo bushyize hamwe, nibyo bikwiriye kuba intego ya mbere y'ubuzima bwacu. Kwirengagiza umubiri niko kwirengagiza intekerezo. Abantu bafite imibiri irwaragura n'intekerezo ngufi ntibashobora guhesha Imana icyubahiro. Kwirengagiza bene izo ngingo, ukajya wanga no gukora siporo, ngo ndananutse, ngo abajya muri siporo n'ababyibushye, nawe ubwo ujya umenya ngo ubwo umubiri nawe ujya wirengagiza. Siporo turayikeneye, dukeneye kuryama tukaruhuka. Amagambo ntigeze nsoma avuga ngo mubangamiye ibitotsi by'umusore ngo n'icyitwa kutaryama ngo niyo ntandaro ya mbere yo kudashobora gufata imyanzuro y'ibikomeye umuntu azageraho. Mureke muri izi saha buri muntu wese yirinde ibiyobyabwenge, byaba ibica imbere, byaba ibyanywa biryohereye, byaba ibishaririye, byose ni ibyo kwangiriza umubiri, kandi cyangiza umubiri cyangiriza intekerezo, kandi cyangirije intekerezo kizarimbuza umuntu, kuko nta kigoryi kizajya mu ijuru. Imana iduhe kuba abanyabwenge mu izina rya Yesu.